barakoze cyane rero abashitsi bose baje turabashimiye kuba abitabiriye rero nyir'icyubahiro musenyeri wacu wa diyoseze ya Ruhengeri. Mbere ya byose turashimira Imana kuba yatumije uyu munsi ubaho ndetse ukaba wanagenze neza. Tunabashimira kuba mwatangiye muduturira igitambo cy'ukarisitiya cyatunejeje, kuko n'ubundi mu bitaro niyo ntego yacu, buri kazi buri gihe dutangira n'isengesho, byana ngombwa tugatangiza na misa bifashijwemo na Padiri Diogene. Rero ndashimira abantu bose bitabiriye uyu munsi kugira ngo tuze kwitagatifuza kwizihiza uyu munsi mukuru wa mutagatifu Francisco Xavier waragije bino bitaro byacu bya Nemba. Mutagatifu Francisco Xavier yagiye avuga ati ubusingira njyenyine kuko Yezu andimo. Natwe nk'abakozi b'ibitaro bya Nemba ubu ntituri twenyine kuko natwe Yezu aturimo. Twese rero nk'abakozi ba Nemba ndetse n'abashitsi bacu ni ugushyira mu bikorwa icyifuzo cya mutagatifu Francisco Xavier, kumenyesha Imana abantu bose. Ndetse mutagatifu Francois Xavier yatubereye urugero rwiza, aho yagendaga yitanga avura abarwayi, akanabagaburira, amesa imyambaro yabo kandi akanigisha. Natwe rero uwo murage w'ibitaro bya Nemba niwe twafashe. Ibitaro byacu nk'uko mubizi bitanga ubuvuzi, ariko nk'uko twahoze tubikomozaho ntabwo dutanga ubuvuzi gusa, ahubwo umurwayi uje iwacu n'ijambo ry'Imana araritahana, kuko tugira padiri uhaba buri munsi udusurira abarwayi. Ndetse no mu buryo bwo kwitagatifuza dufite abafatanyabikorwa badufasha kugira ngo abarwayi bacu babeho neza, aho dufite Medicus Mundi ndetse na Caritas Diyoseze ya Ruhengeri. Umurwayi wese uje hano yadafite ubushobozi, Caritas na Medicus Mundi barabagaburira kugira ngo tuvurishije imiti, tuvure ku bugingo bwabo ndetse n'ibindi bibashe kugerwaho kugira ngo abarwayi bacu bakire. Ari nayo mpamvu abarwayi benshi dusigaye tugira abarwayi benshi baturutse imihanda yose, kubera dutanga ubuvuzi bukomatanyije nk'uko uyu mutagatifu wacu twisunze uyu munsi yabidutoje. Mu mirimo rero ya mutagatifu Francisco Xavier yagiye agira ingorane nyinshi zitandukanye, ariko igishimishije ni uko yahoranaga ibyishimo buri gihe aho yagendaga yigisha n'ahagera. Ibyo byishimo rero nibyo byateraga abamubona bose kumutangarira, kandi nta handi yabikuraga uretse mu rukundo yari afitiye Kristo. Francois Xavier rero twiragije yagiraga urukundo rukomeye. Natwe nk'abakozi b'ibitaro bya Nemba ndetse n'inshuti zacu, urwo rukundo rwa Francois Xavier tugomba kurukurikiza kugira ngo inshingano zacu dufite nk'ibitaro tuzigeze ku batugana. Rero mutagatifu Francisco Xavier yajaga yibuka kandi aya magambo ya Yezu yabwiye intumwa ze ati, uko data yantumye nanjye ndabatumye, nimugende mwigisha amahanga yose muzambere abahamya. Rero natwe turi hano dushishikarijwe no kuba abahamya ba Yezu Kristo, nk'uko uyu mutagatifu Francisco Xavier nawe yabigenje akaba umuhamya. Natwe rero tugomba kuba intore tugakomeza kwamamaza ijambo ry'Imana aho tugeze hose, kugira ngo tube umusemburo w'ibyiza. Kuri uyu munsi rero twese turasabwa gukurikiza urugero yaduhaye, twimakaza umuco wo gufasha ndetse no kubera abandi urugero. Nk'ibitaro bya Nemba tuzakomeza uyu murage wa mutagatifu twijije uyu munsi, kandi duhora dusigasira amateka ye kugira ngo ubuzima bwacu ndetse n'abatugana bube bwiza. Rero banyakubahwa mwese muri hano, ndabashimiye
avunaguye niyo akwira mu ruhago. Bahaye ikaze mwese kuba mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi kugira ngo dusangire ibi byiza Francisco Saveri Mutagatifu nadusabire. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza hano murakaza.